abantu cyangwa se ukoresha abantu ku kwibuka iyo wagize ibyago. Abaheti babanye na Aburahamu ari muzima, babana nawe yabyaye, babana nawe yakoresheje ibirori, nta munsi n'umwe bigeze bavuga ngo reka tuguhe isambu, reka tuguhe ubutaka wubakeho, ugire aho utura, ugire gakondo, tuguhe umurima uhingemo. Oya, nta munsi warimo. Ariko umunsi yapfushije baje biruka ngo turaguha isambu yo guhinguramo. Uwo ni umwuka w'Abaheti. Abaheti ni abantu mu buzima nta kintu kizima ushobora kubakenera mu buzima busanzwe ngo uzakibone. Abantu bari mu mwuka w'Abaheti urarwaza